Ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe. Ikiganiro dukora mu buryo bwo kuganira ku buryo twakita tukanabungabunga ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Ni ikiganiro rero tugezwaho n'umuryango Avega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyujije mu kigo cyayo RBC ndetse n'Imbuto Foundation. Uyu munsi rero nk'uko mubibona twasuye organisation Uyisenga n'Imanzi ifite ibikorwa bitandukanye, muri byo ari byo tugiye kuganiramo harimo serivisi yo kwita ku bana ku bibazo bigiye bitandukanye bagiye bagira. Nkurarikiye rero gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri iyo nsanganyamatsiko. Njyewe ukibagezaho ni Keza Melissa. Ngwaye ikaze. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Uwizeye Ariel Prince, akaba ari umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Uyisenga n'Imanzi, ari naho twasuye uyu munsi. Tugiye kuganirira hamwe, ari budusobanurire dufashe gusobanukirwa ibibera mu cyumba bavuriramo abana. Prince, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Twihuse rero ku kiganiro cy'uyu munsi gifite insanganyamatsiko nyine tugiye kurebera hamwe ibibera. Tumaze iminsi twarabibonye mu biganiro bitambutse, tuvuga ku ndwara iz'abakuru iz'abato, uburyo bwo kuvura ibibazo bigenda byibasira ibyo byiciro byose by'abana n'abantu bakuru, ariko numva tutarigeze tuganira ese mu buryo buri practical cyangwa ngo tumenye ibyo byose twirirwa tuvuga uko bavurwa, ese bigenda bite, ese bikorwa bite. Twihuse rero, ubuvuzi turi kuvuga, ubuvuzi bw'abana butandukanye koko n'uko abantu bakuru bavurwa. Ubwo ndavuga mu bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Murakoze. Mbere y'uko duvuga no ku buvuzi n'ibibazo abana bafite, hari igihe biba bitandukanye n'iby'abakuru, cyangwa cyane uburyo bagaragaza ibibazo bitandukanye n'iby'abakuru, kuko ubushobozi bw'abana bwo kugaragaza ibibazo birumvikana ko butandukanye n'iby'abakuru, byaba ari mu buryo, mu magambo bazi kuvuga, mu buryo bwo kuyashyira ku murongo no gusobanura bimwe mu byo biyumvamo. Hari ubwo baba batametiriza ibyo ari byo, kuko uko umuntu akura niko agenda amenya amarangamutima atandukanye, ayo ariyo kuyatandukanya. Birumvikana rero ko abana biba bitandukanye. Niba umwana afite ikibazo wenda kiri muri famiye kiri kumwafekita, ashobora kubigaragaza mu buryo bwo gukubagana cyane, kubera ko hari ibyo ari kugerageza guproteja, ari guhisha muri we, atari gushaka kwexposa, cyangwa ari vulnerability ari kwirinda kwexposa. Ashobora kuba aggressive. Rimwe na rimwe abana barwo bagaragaza ako kantu, bitari ugukubagana gusa, ariko ukabona harimo n'amahane. Umwana ashobora kudakina n'abandi, akakora iyo withdraw. Byose hari ikintu biba bivuga ku bibazo umwana ari kunyuramo. Ndetse ibibazo by'abana rimwe na rimwe hari n'ubwo bigaragara mu burwayi busanzwe. Mu burwayi ndi kuvuga wenda abana batangiye kwigiraho haruguru gato, hari ubwo bigaragara nko mu burwayi buri physical bugaragara busanzwe. Byumvikane rero ko mbere y'uko tuvuga no ku buvuzi bw'abana, abana bafite kesi zihariye. Ntabwo uburyo abana bagaragaza uburwayi ndetse n'uburwayi bakunze kugira butandukanye n'ubw'abantu bakuru. Ibyo rero bivuze yuko umwana n'uburyo avurwa nabyo bitandukanye n'iby'abantu bakuru. Reka duhere nko kuri attention. Umwana ntabwo uzamumarana isaha murimo kuganira nk'uko turi kuganira. Birumvikana ko umwana attention ye ntabwo imeze gutyo. Ikindi, ntabwo umwana afite amagambo nk'ay'umuntu mukuru yo gusobanura ibyo ari kunyuramo. Nta nubwo afite ubushobozi bwo kubikonekitinga ngo avuge, ariko ashobora mu bundi buryo ashobora gusohora ibyo atekereza cyangwa uko yiyumva. Niyo mpamvu rero twifashisha uburyo buri creative. Twifashisha
indirimbo, twifashisha udukino, twifashisha arts Ibishushanyo. cyangwa ibishushanyo cyangwa ibindi bintu abana bakora nko mu ibumba, imikino y'abana niyo twifashisha, kuko muri iriya mikino umwana abasha gusobanura inkuru. Abana buriya bakunda inkuru cyane. Urabizi ko bakunda kurema inkuru iyo barimo gukina iby'abana. Umwana atangira gusobanura inkuru, ariko aho inkuru ayiganisha hashobora kuguha ishusho y'ikibazo umwana arimo kunyuramo. Umwana ashobora gushushanya, bimwe mu bishushanyo tubaha birumvikana yuko biba bifite intego yo kugira ngo umwana asohore ibyo arimo kwiyumvamo, cyangwa uko abona umuryango we, cyangwa uko abanye n'abandi, environment arimo. Hari igihe iyo umwana atumva atekanye, hari uburyo abigaragaza. Ndi kwibuka nk'amashusho y'abana bashushanya, ngira ngo turaza no kubereka bimwe mu bishushanyo biri common abana bajya bashushanya, ariko umwana udatekanye afite uko yibona. Iyo umubwiye ati ishushanye wowe muri famiye yawe, hari igihe yishyira munsi y'imeza. Hari icyo bivuze kuba umwana yigunze munsi y'imeza, abandi bari ku meza, hari icyo bivuze. Ashobora gushushanya, ushobora kumubwira uti shushanya umuryango, agashushanya ababyeyi barwana. Hari n'ibyo tujya dukora kugira ngo urebe trust y'umwana. Buriya ni ikintu cy'ingenzi, umwana kumva atekanye. Ukamubwira uti wenda shushanya ubaye uri wowe hagati mu ruziga, abandi bantu ukabashyira mu nziga zitandukanye, twereka aho ababyeyi bawe bari. Ugasanga ababyeyi bashyize hanze y'uruziga, cyangwa yafashe umubyeyi umwe amushyira hanze y'uruziga rw'icyizere. Bivuze ngo yerekanye ko nyine nta cyizere gihari mu muryango, atumva atekanye mu muryango. Muri iyo mikino rero, muri izo exercice, muri ibyo bishushanyo, niho ubuvuzi bw'umwana bukorera. Ntabwo uburyo tuvuramo abana bisa n'uburyo tuvuramo abantu bakuru, kubera yuko n'ibibazo biratandukanye, ariko n'uburyo babisohoramo biratandukanye. Birumvikana, ndumva unagikomojeho, birumvikana ubwo niba nakita approche cyangwa se ibikoresho mukoresha bitandukanye n'iby'abantu bakuru, ariko ubwo mise nibaza ubwo nuko aho hantu bavurira haba hameze abatandukanye se n'abantu bakuru. Ese ubundi kuki tutajya kwicara hanze se? Cyangwa nk'uko wabivuze, turaza kugira amahirwe yo kureba kimwe mu byumba mukoresha mu kwakira abo bana, ariko uburyo aho hantu haba hameze, nakita setting y'icyo cyumba mwakiriramo, hari icyo ifasha mu kuvura uwo mwana? Kuki tutajya hanze se? Kuki tutakorera aho tubonye hose? Setting uretse n'abantu bakuru, setting iramataringa. Aho umuntu ari, hari amataringa, hafite icyo hamara. Ariko ku bana by'umwihariko, umwana agomba kumva atekanye. Aho ari agomba kumva atekanye kandi yisanzuye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abana ntabwo bitewe n'icyiciro cy'imyaka, ntabwo twicara nk'uko twicaye kandi ngira ngo muri terapi ibyo birashoboka n'abantu bakuru, ko mushobora kwicarana isaha muganira, kuko abantu bakuru bakunda gusohora ibyo batekereza mu magambo. Ariko abana bitewe n'icyiciro cy'imyaka, ntabwo twakwicarana gutya n'umwana ngo bikunde, keretse wenda afite icyo ari gukora, nk'icyo gishushanyo arimo gukora. Ariko umwana agomba kuba ari ahantu hisanzuye. Umwana bitewe na stage n'ibyo dushaka kugeraho, umwana hari ubwo usanga ari hanze, ari ahantu hagari, hari ubwo bari mu byumba abana bakiniramo birimo toys, birimo ibintu bitandukanye bakinisha. Hari ubwo ari ahantu hisanzuye barimo gushushanyiriza, umwana agashushanya. Ikindi nari navuzeho mbere, iyo tuvura umwana dutekereza kuri famiye cyane. Uruhare rw'umubyeyi mu gukira k'umwana ni ingenzi. Ntabwo ushobora, n'ibintu bibiri udashobora gutandukanya. Bitandukanye n'umuntu mukuru ko dushobora gukorana urwo rugendo wenyine, ariko umwana ni ngombwa ko umubyeyi
agira uruhare muri iyo healing y'umwana. Yego. Niyo mpamvu rimwe na rimwe rero no muri process ya therapy haba harimo n'ababyeyi muri iyo environment, kuko na za interaction z'umwana n'umubyeyi biduha ishusho muri izo interaction z'umwana n'umubyeyi ku cyo tubitekereza. Ariko rimwe na rimwe usanga ibibazo nako akenshi ibibazo abana bafite biba bifitanye isano n'imibereho yo mu muryango. Niyo mpamvu rero usanga umwana ashobora kuza wenyine, umubyeyi yazanye umwana muri therapy, ariko ugasanga birangiye ahubwo focus nini tuyishyize ku mubyeyi, kubera yuko ibyo umwana afite, umwana ni ibyo arimo kwakira akura ku babyeyi, hakaba ari byo arimo ku-expressinga wenda mu buryo bwo kureka ishuri, mu buryo bwo kutiga neza, mu buryo bwo kwishora mu biyobyabwenge iyo atangiye kuzamukaho gatoya. Mushobora kuvura umubyeyi mukamuvuye n'umwana. Yego, rimwe na rimwe biba ngombwa ko n'umubyeyi aza muri therapy kugira ngo cya kibazo cy'umwana kibashe gukemuka mu buryo burambye. Yego. Urakoze cyane. Mbere y'uko tugira aka visite gatoya muri icyo cyumba, tukagira n'amahirwe yo kureba ese n'ibiki birimo, ese bigenda bite, watunyuramo muri make nakita nk'umurongo wose w'ukuntu ese bigenda bite kugira ngo umwana turamwakiriye hano turi kuri Uyisenga, tumaze kumenya ko umwana arwaye. N'urugero uri kudukurikira, twamenye ko umwana wenda afite ikibazo, dushaka kujya gushaka iyo serivisi kuri health facility iyo ari yo yose, cyangwa muri Uyisenga n'Imanzi, bigenda bite? Kuvura bihera mu bibazo tubaza. Iyo twakiriye umwana, igihe kinini usanga umwana yari amaze kuba ikibazo. Tugendana urugendo rero rwo gutandukanya umwana n'ikibazo. Byumvikane ko igihe turi gukora ibyo ngibyo tuba turi kureba na ziriya aspect zindi. Umwana aratekanye, ibijyanye n'umutekano w'umwana, ibijyanye bitewe n'icyiciro nanone n'imyaka y'umwana, kumva atekanye, kumva yisanzuye, kuko bifasha muri urwo rugendo rwo gukira. Hanyuma ariko tukibanda kuri cya kibazo kiba ikibazo, umwana areke kuba ikibazo. Niyo mpamvu tutabaza ngo kuki uri iki ngiki, kuki witwara gutya, ahubwo tukibaza ibibazo byibanda ku kumenya ngo niki cyakubayeho, niki cyakubayeho kugira ngo ube ubyitwaramo gutya na gutya. Aho kuvuga ngo n'igihe twigiye imbere tugatangira gukorekitinga izo behaviors, ntabwo tumubwira ngo uri umunyamujinya for example. Turamubwira ngo igihe twamaze kumutandukanya na cya kibazo, niba ikibazo ari umujinya n'uburakari n'amahane, igihe twamaze kugiseparatinga nawe, biratworohera kuvuga tuti ni ibiki uriya mujinya ugukoresha. Urumva ko bitandukanye no kumwita umunyamujinya, kuko niba ndi umunyamujinya biragoye kuzantandukanya n'uwo ndiwe, byamaze kuba identite yanjye. Biragoye rero ko n'ababyeyi ngira ngo babyumvireho, ubwo bumenyi ni byiza kubugira, kuko iyo twise umwana ikibazo biragora kumutandukanya n'icyo kibazo. Iyo rero umwana amaze, ntabwo ari ku mwana gusa, kandi iyo tubikorera n'ababyeyi, kuko iyo reinforcement ikorwa n'ababyeyi. Iyo reinforcement yo kugira umwana ikibazo cyangwa kurekera kumwita ikibazo igirwamo uruhare n'ababyeyi, kuko ababyeyi nibo baba bazanye n'uwo mwana, ni nabo babana nawe umunsi ku munsi, cyangwa n'abarezi rimwe na rimwe ku mashuri hari ubwo nabo bashobora kwibeshya bagakora iryo kosa. Hanyuma iyo umwana rero atandukanye n'iki kibazo, ariko nta nubwo tureba gusa ibyo icyo kibazo kimutera gukora, tunareba n'uburyo bwo gukopinga yize, kuko usanga umwana bimwe mu byo twita imyitwarire idasanzwe ari uburyo bwo guhangana na cya kibazo. Rero twakinoreginga izo ntambwe aba yarateye uko zaba zingana kose mu guhangana na cya kibazo, mu gutuma cya kibazo kitarushaho kumutsikamira. Noneho tugahera kuri izo mbaraga agaragaza, kuko igihe cyose buri muntu wese afite imbaraga zo guhangana n'ikibazo. Niyo mpamvu umuntu akomeza kubaho n'ikibazo gihari. Duhera rero tumutandukanya n'ikibazo, umwana akaba umwana, ikibazo kikaba ikibazo, tukareba imibanire n'icyo kibazo. Ni ukuvuga iki kibazo kigutera gukora iki, gituma wumva umeze ute, ababyeyi mu kibazo, imibanire yabo n'icyo kibazo n'imibanire yabo n'uwo mwana nayo tukayikoraho.
kubyandastandinga cyangwa kubisobanukirwa bituma tumenya aho amapfundo ari nabyo bidufasha kuvura uwo mwana. Ariko ntabwo tubyumva gusa ngo bigume ku kibazo gusa, tureba n'ubudahangarwa umwana yubatse cyangwa resilience umwana yubatse mu mibanire ye n'ikibazo no mu mibanire ye n'abandi. Ibyo nabyo tubiheraho twubaka noneho inkuru nshyashya, kuko guhindura inkuru y'ikibazo n'ubuzima bw'umwana muri icyo kibazo bifite ingaruka nini ku buryo umwana abona ikibazo n'uburyo azabasha kukikuraho. Kuko icyo dukora muri terapi ntabwo ari maji. Terapi ntabwo ari maji. Ibyo dukora ni na kimwe n'indi miti isanzwe ikora, ni ukwactivating ubushobozi bw'umuntu bwo guhangana n'ibibazo. Ni ukureba ubushobozi umuntu yifitemo ni gute twabukoresha mu guhangana n'ikibazo. Ni no guca intege izo narratives, ibyo narratives cyangwa izo mvugo ziha imbaraga ikibazo, zituma umuntu yibona nk'ikibazo kuko byongera ubukana bw'ikibazo. Rero iyo twamaze kugendana urwo rugendo, birumvikana ko noneho dutangira kubaka identite nshyashya, kandi birumvikana ko ntabwo bishobora gukunda wa mwana atisanzuye, wa mwana utumva atekanye, wa mwana atishimiye urwo rugendo. Niyo mpamvu muri ibyo byose tubifatanyamo na wa mwana ndetse n'umuryango we. Ikindi cya nyuma umuntu yasorezaho ni uko rimwe na rimwe hari ubwo biba ngombwa ko dukorana n'umubyeyi urwo rugendo. Birumvikana ko 100% buri gihe umwana ntabwo aza wenyine, azana n'umubyeyi cyangwa umurezi, ariko by'umwihariko hari igihe biba ngombwa ko dusanga ikibazo gifite aho gikomoka. Rero ugasanga ari na challenge tugira. Hari igihe ababyeyi bazana abana ariko batemera ko nabo bafite ikibazo. Ugasanga arashaka ko umwana akira kandi inkomoko y'ikibazo wenda y'imibanire yabo. Exactly. Gukira k'umwana gufitanye isano ya hafi cyangwa no kurwara k'uwo mwana ariho byakomotse. Imibanire yabo n'umubyeyi, imibanire y'ababyeyi bombi. Ndimo kuguha urugero rwa zimwe muri approche dukoresha byo gushushanya, ngira ngo turaza kubireba. Hari ubwo umwana umubwira uti shushanya imibanire yanyu, ugasanga arimo gushushanya ababyeyi barwana, cyangwa we yishushanyije ari nko munsi y'imeza, ababyeyi bicaye. Hari icyo bigaragaza ku mibanire y'abana n'ababyeyi mu muryango, n'uburyo abana bafashwemo n'uburyo biyumvamo. Hanyuma rero birumvikana ko bidashoboka rero gufasha umwana tutarimo kureba ya system ngari y'umuryango. Rimwe na rimwe ari naho biva ko umubyeyi nawe twisanga turimo kugendana urugendo rwa terapi n'umubyeyi, nubwo biba byatangiye ari umwana. Hari naho ubona rwose umubyeyi afashijwe umwana yamera neza, akaba ariho dushyira imbaraga. Murakoze cyane. Numva twihuse rero ko twajya gusura iki cyumba kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'abadukurikiye babone ese ibyo dukomeza kuvuga bigenda bisa na gutya, icyumba uko kiba cyubatse tuburira mu mwana habiramo iki. Ubu rero tugeze muri cya cyumba twakomeje kuganiraho ko ariho twakirira abana ibyo baje batugana bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Twaza gukomeza dusobanurira ibibera muri iki cyumba. Yari yatubwiye mu kiganiro cyatambutse twagiranye kare yuko hari bimwe mu bikoresho bifashisha, imikino, ibishushanyo mu buryo bwo kwexterioriza ababisanga kurusha abahanzi. Uyu muntu ari gushushanya, ari kutwereka resilience yabayeho, habayeho ikibazo barakata cyakase igiti cye cy'ubuzima. Uri kubibona hano, agahinda kica kagira mubi mu ikoti yagize nabi. Turi buze kubona cya giti kiri gushibuka, indi art iri itari hano. Iki ni igitaramo cy'umuryango, ni wa muryango birimo ntabwo azigasiga umuntu wabaswe. Icupa, alcohol, drugs, numva ndimbata, ndi mubi. Uku nibwo umuntu aza muri terapi ameze. Yumva ari mubi, yumva ari imbata, urumva niwe kibazo. Urabona ko numva ndi, iyi ndi igaragaza ko umuntu uko yiyumva. Umutima, urabona ahantu uri. Frustration, amarira, gereza y'umutima nyine urayumva ko uramenye.
So, iyi ni projet y'umuryango, uri kubona abana, participation. Umwana ibi bintu bigaragaza ko umwana atekanye. Iyi ni safety. Arakina. Urabona ko ari gukina, arisanzuye, bikwereka ubuzima buri mu muryango. Ariko hari undi mwana ushobora kugushushanyiriza, ndaza kubikwereka, ushobora gushushanyiriza ikintu, ugahita ubona ko umuryango udatekanye atora. So, ibi byose ni can see. Ibi ni n'abana mwakira baza. Yego, ni abantu bishushanya nuko dushaka aba artist bakabyi-expressinga neza. Look at this. Uyu muntu ari kudrawinga. Uri kubona ko hano hari umuntu reba ahantu ari. Uyu nguyu ashobora kuba ari umuntu mukuru ariko wari wibaswe n'ibiyobyabwenge. Wari kubibona hano hasi nko hasi y'inyanja, mu ndiba y'inyanja. Ariko hanze hari izindi artist, sinzi niba turi bujye kuzifata cyangwa turi bugarukire hano. Wenda twagaruka kuko abana baje se cyangwa abantu kugira ngo tuvuga cyane ku bana abaje murababwira se bagashushanya mu buryo ukakunda tubwira ko abana bo badakenera ibiganiro birebire nk'abantu bakuru, bababwira se shushanya ibi mu myitozo igiye itandukanye kuri ubwo shushanya ibi rero namwe mukaza kwanariza. Yego, abana ibyo bashushanyije biduha ishusho bitewe na etape. Hari problem expression, atangira kwereka ko ari ikibazo wenda cyangwa ari mu kibazo, hanyuma bitewe na etape ibyo agenda ashushanya bigenda bikwereka urugendo, mukanabiganiraho. Ntabwo mukora interpretation gusa. Umwana uramubaza ibi bintu bisobanuye iki, akakubwira uyu ni papa, uyu ni mama, uyu ni njyewe, bimeze gutya, ukamubaza icyo bivuze, noneho mukabiheraho muganira. Ikindi, abana bashobora kuza akareba kimwe muri ibi bishushanyo agahita arelatinga nacyo. Agahita akubwira ngo hari igishushanyo dufite papa na mama bari kurwana, umwana afashe ku gitenge cya mama, agahita akubwira ati uyu ni papa. Uhita wumva. Ni ukuvuga rero n'ibi bishushanyo ubwabyo bishobora gutrigaringa conversation biri muri environment, binamuha inspiration y'ibyo ari gushushanya.